Ikaze mwese bene data kuri uyu munsi wa kane dukomeje amasengesho yo kwiriza kuri iyi Holy Week turimo tureba imibabaro Yesu yanyuzemo ajya kutubambirwa kudupfira ku musaraba. Ahangaha uyu munsi turareba ukuntu bantu yambaga nyamwinshi babandi baje kumufata, ukuntu baje kumufata n'ubundi bamushyira Pilato ngo amucire urubanza rwo gupfa. Ariko muri make Pilato yararebaga agasanga Yesu ararengana, nta cyaha na kimwe wigeze bamubonaho cyatuma amucira urwo gupfa. Barakomeje barasakuza ati mubambe, ahubwo tubohorere witwa Baraba. Barasakuza cyane, abonye bamurembeje aramukubita iminyururu, amugirira nabi, arangije avuga ati nimumujyane mumukoreshe icyo mushaka. Baramujyana n'ubundi bajya kumubamba, bamugeza ahantu hitwa i Nyabihanga. Iyo ni inzira y'umusaraba, ntabwo nabirondora byose, ariko yagiye akubitwa iyo nzira yose. Nubwo umwe witwa Simoni yamutwaje umusaraba, ariko ni hahandi Yesu baramusunikaga bamukubita ibipfunsi, bamuciragura, bamukubita ibintu by'iminyururu, ibintu by'ibyuma, ku buryo byadomoraga n'umubiri ukava amaraso menshi cyane. Mbese yarababajwe cyane, yakorewe ibintu bibi muri iyi nzira y'umusaraba yanyuzemo. Ijambo ry'Imana ritwereka ukuntu rwose yababajwe, ari wo wababarizwa nanjye amababarizwa. Ageze aho ngaho i Nyabihanga bamushyize ku musaraba, aho kuri uwo musaraba yabambanywe n'ibisambo bibiri. Kimwe muri ibyo bisambo cyamenye ko cyo kizira ukuri, avuga ati jyewe naricaye ndi umugome ngomba gupfa, njye banciriye urubanza rw'ukuri, ngenda zira ukuri. Ariko se Yesu Kristo arazira iki? Amenya ko Yesu Kristo ari umwami, aramubwira ati mwami wanjye nugera mu bwami bwawe uzanyibuke. Yesu nawe yari umunyambabazi, yari umunyarukundo, aramubwira ati ningera muri paradizo ahubwo turabanayo, ndakwibuka rwose, ahubwo turabana muri paradizo. Ni ukuvuga ngo icyo gisambo cyahise kigirirwa imbabazi, cyakira ubuntu bw'Imana, cyakira kubabarirwa. Nene data, Yesu ntahinduka, yarinze yipfira agifite wa mutima w'imfura, wa mutima wo kwera, wa mutima w'imbabazi, wa mutima wo kubabarira, ndetse n'abo bose bamugiriye nabi yaragifite umutima w'imbabazi. Waba gutese Yesu yaziraga iki? Ko nta kintu kigaragara cyamwicishije, na Pilato ubwo yabibonye akavuga ati mumukoze icyo mushaka, njye nta rubanza rwose, ndanakarabye, nta kintu mbona kuri Yesu yakoze cyatuma mumwicisha gutya, muri wo mumusaba ngo nabambwe. Ariko mwene data, ndashaka kukubwira ko ibi byose Yesu yabyemeye. Yesu yemeye gupfa, Yesu yemeye imibabaro kubera wowe nanjye, kugira ngo tuzabeho, kugira ngo tuzakizwe, tuzahabwa ubugingo buhoraho. Ariko rwa rukundo mvuga ni Imana yakunze abari mu isi cyane, ya magambo tubona mu butumwa bwiza bwa Yohana ibice 3:16, niyo twuririraho, niyo atwereka urukundo, niyo atwereka impamvu Yesu yagiye ku musaraba, impamvu yemeye kubabazwa. Urukundo ni igitangaza. Reka turwakire natwe umunsi wa none, tuvuge tuti mwami tubabarira ibyaha byacu, tuzabane muri paradiso, uzatwibuke. Yesu azabikora, Yesu yanabikoze, twarababariwe, abasabye imbabazi. Nawe utarasaba imbabazi uyu munsi, usaba Imana imbabazi, usaba Yesu Kristo akubabarire, muzabane muri paradiso iteka n'iteka. Bene data, uyu munsi kuri uyu munsi wa kane ngiye kuba nsoreje aha, noneho twinjire mu bihe byo gusenga. Murabona iyo map nashyizeho, icyo gishushanyo kirerekana Ukraine. Turakomeza dusengere Ukraine uyu munsi wose aho uri, ngenda senga mu minota mike cyane, tuyisengere, dusenga Imana ibagirire imbabazi, hagarike iriya ntambara, byose bitungane, bongere basubire mu mutuzo. Ibyo Yesu arabishoboye, Imana irabishoboye, reka tubasengere. Turangiza turakomeza gusengera abarwayi, tubingingira ufite uburwayi akora aho arwaye. Ndasenga dusaba Imana mu kwizera urakira mu izina rya Yesu. Ni ukwizera nta kindi. Yesu ni we ukiza, turamusaba aze agukize mu mbaraga z'Umwuka Wera, maze ukire ubohoke, kuko nicyo ashaka. Uriya musaraba yagiyeho, iriya mibabaro yose, ni ukuvuga ngo ubwo burwayi bwawe yarabwikoreye. ibyaha
ibyaha n'uburwayi byose n'imibabaro byagiye kuri amasaraba. Yaratuguranire, yaratubabarijwe kugira ngo duhambuke. Niba wumva ubwo butumwa uri kubwumva neza, uyu munsi urahambuka, kuko uzi ko Yesu Kristo yakubabarijwe. Nanjye nuko kandi twizere izina rye, tumenye ko iyo mibabaro yayikoreye ari iy'umubiri, ari iy'ibyaha, byose yarabyikoreye, yarangije guhanwa kugira ngo twebwe tubohoke. Iyo niyo mesaje y'uyu munsi gusigiye. Ukomeze utekereze uti ni iyihe mpamvu Yesu yagiye ku musaraba? Ko nta cyaha yari yarakoze, ni wowe yapfiriye, ni wowe yababarijwe nanjye kugira ngo dukizwe ibyaha kandi uburwayi bukurweho, tugire freedom, tugire amahoro, tunezerwe, maze dukorere Imana dukize, tunezerewe, dukize ibyaha kandi dukize n'imibiri, turi bazima twuzuye. Reka twakire iyo mesaje uyu munsi wa none. Noneho reka dukomeze dusengera n'abandi, kuko Imana yacu mu rukundo ishaka ko natwe dukundana, tugakunda n'abandi, tukagira imitwaro y'abandi. Reka tugire umutwaro wa Ukraine muri iki gihe, bafite ibibazo by'amasasu, bafite ibibazo byo gusenyerwa. Niba ujya ubibona mu makuru, ni ibintu bibabaje cyane, ni ibintu bibabaje, ariko dufite Yesu ukiza. Reka dusenge. Mana Data, turagushimye kuzi ibya Ukraine, ibi wari ubizi bitaraba. Turasabye ngo uhagarike iriya ntambara mu izina rya Yesu Kristo, niho mbisabye, amena. Ndakomeza nsengera abarwaye mbingingira. Ndagushima Yesu Kristo ko wagiye ku musaraba, umusaraba n'ibibyimba wagize, n'inkoni wakubiswe, uko wababajwe kose, wagira ngo ngiye mpambuke, wagira ngo ngire freedom, wagira ngo nkire, nkizwe ibyaha kandi nkire n'umubiri. Uburwayi bwose warabwikoreye, imibabaro yanjye yose warayibabajwe kugira ngo nkire. Na mwene Data turi kumwe hano dusenga, ndasabye kugira ngo tugire neza twebwe twese umunsi wa none. Ukore ku burwayi bwacu, ari abarwaye umutwe bakize, ari abarwaye izindi ngingo z'umubiri bakize, ari abarwaye igifu bakize, ari abarwaye ikibazo icyo ari cyo cyose bafite ku mubiri, ari abaribwa mu mavi, ari abaribwa izindi ngingo z'umubiri, ari abaribwa mu matwi, ari impumyi, ari abatavuga, abo bose turabasabiye ngo bakize mu izina rya Yesu Kristo, kuko ari uwari uri kera, ibyo wakoze kera n'uyu munsi uracyabikora, ntabwo uhinduka. Twebwe gusa turinginga kandi twizeye. Ndagushimye ko ubyumvise. Tuzakomeza dusenge, n'ubu turakomeza dusenge uyu munsi wa none. Nzi neza ko twumva, kandi nyuma y'iki cyumweru, y'iyi Holy Week, nzi neza ko hari icyo uzakora, nzi neza ko hari ubuhamya buhari. Byose mbisabye mu izina rya Yesu Umwami wacu, amina. Mwene Data, twari kumwe muri aka kanya hano kuri iyi audio. Ndagushima kandi ngushimira igihe cyawe ufata kugira ngo tubane hano kuri Pure Gold TV muri iyi Holy Week, turimo kwibuka imibabaro ya Yesu yadupfiriye muri iki gihe cya Pasika. Mana kumpera umugisha, komeza ugire ibihe byiza, turi kumwe. Ukomeze usenge, nanjye nakomeza nsenge. Reka uyu munsi utubere umunsi wo kwinginga kandi neza. Nzi neza nyuma y'iyi minsi 7 hari ubuhamya bukomeye. Imana iguhe umugisha, turi kumwe, tuzakomeza ejo tureba Yesu yaje guca, yaje gupfa, byaje kurangira. Ntuzacike mwene Data, harimo imbaraga z'Imana, ntabwo ari ukukubabaza, ahubwo harimo ibyiringiro by'ubugingo. Muri aya magambo, muri imibabaro ya Yesu harimo gukira kuri twebwe. Imana ikomeze guha ibihe byiza, turi kumwe, tuzakomeza ubutaha. Be blessed. Na hejo